burya kurota abageni bifite ubutumwa bwihariye kandi bukomeye cyane. Niyo mpamvu none aha ngaha tugiye kurebera hamwe ibisobanuro by'inzozi zo kurota abageni babiri. Ese nawe waba wararyamye ukarota inzozi ubona abageni babiri ariko kandi wakanguka ukabura ubusobanuro bw'izo nzozi warose? None aha ngaha tugiye kurebera hamwe ibisobanuro byose ku nzozi zerekeranye no kurota abageni babiri, kuko burya kurota abageni babiri akenshi bishobora gusobanurwa mu buryo butandukanye bitewe n'uko inzozi wazirose kandi izo nzozi warose uko zari zimeze. Niyo mpamvu rero kuri Good TV Rwanda buri munsi kandi kenshi tuzajya tubagezaho ibisobanuro by'inzozi turota, aho tuzajya turebera hamwe inzozi zitandukanye. Uyu munsi tugiye kwirebera inzozi zo kurota abageni babiri mu nzozi n'icyo bisobanura. Muri kumwe n'inshuti yanyu Yohana. Nkwibutsa uri mushya gukanda subscribe. Ubusobanuro bwa mbere bw'inzozi zo kurota abageni babiri bisobanuye iki? Bisobanura amahitamo abiri akomeye mu buzima. Niba rwose wararose abageni babiri bisobanuye amahitamo abiri akomeye mu buzima. Ibi bishatse gusobanura yuko rwose ufite ibyemezo bibiri bikomeye kandi ugomba guhitamo. Urugero, akazi. Buriya akazi nako kari mu bintu by'ingenzi. Akazi, urukundo cyangwa se ishuri, umushinga. Ukaba ufite ibyemezo bibiri uvuga ati se ari ishuri n'umushinga mpitemo iki? Ari akazi n'urukundo mpitemo iki? Wowe ukavuga ati reka mbaranse, ndabona mfitemo amahitamo abiri akomeye ariko kandi ngomba kuyahitamo. Amahitamo abiri akomeye rero mu buzima ugomba kuyahitamo. Niba ufite akazi, ukagira urukundo, ukagira ishuri cyangwa se umushinga, ukavuga uti se mpitemo amahitamo, mfite amahitamo abiri akomeye mu buzima, mpitemo iki ndeka iki? Aha ngaha rero wowe ukurikije uko ubyumva uselegitinga nyine icy'ingenzi ku buzima bwawe. Niba rero warigeze kurota rwose abageni babiri bisobanuye amahitamo abiri akomeye mu buzima. Reka turebe izindi nzozi cyangwa se ubundi busobanuro ku nzozi zo kurota abageni babiri. Niba kandi nanone wararyamye mu nzozi noneho ukarota abageni babiri, ubusobanuro bwa kabiri aha ngaha rwose kuri izi nzozi bisobanuye ibyishimo n'imigisha myinshi. Ibyishimo n'imigisha myinshi cyangwa se amahirwe abiri. Niba rwose wararose inzozi nk'izi, nanone ubusobanuro bwa kabiri bisobanuye ibyishimo n'imigisha myinshi cyangwa se amahirwe abiri ugiye kubona mu buzima bwawe. Wamfura we, niba warose rwose izi nzozi ukarota ubona abageni babiri, menya yuko rwose ubusobanuro bwa kabiri bisobanura ibyishimo n'imigisha myinshi cyangwa se amahirwe abiri ugiye gushyikira cyangwa se kubona mu buzima bwawe. Reka turebe ubusobanuro bwa gatatu. Nk'uko nyine twabibone ko kurota abageni cyangwa se kurota abageni babiri bishobora gusobanurwa mu buryo butandukanye bitewe n'uko inzozi zari zimeze. Aha ngaha rero reka turebe ubusobanuro bwa gatatu. Nawe urandika muri comment utubwire uko ese urota izo nzozi wumvaga bimeze bite cyangwa se wumvaga wiyumva ute? Wumvaga wishimye, wumvaga warakaye, wumvaga ufite ubwoba? Utwandikire muri comment utubwire urota izo nzozi uko wiyumvaga muri wowe. Ubusobanuro bwa gatatu rero bisobanuye impinduka ebyiri ziza mu buzima bwawe. Niba kandi nanone wararose abageni babiri bisobanuye impinduka ebyiri ziza mu buzima bwawe, cyangwa se ugiye kwakira impinduka ebyiri zizaza ku buzima bwawe. Menya ko niba rwose warose inzozi nk'izi ngizi, nanone kandi uri umunyamahirwe kandi uri umunyamugisha. Ariko kandi buri munsi tubabwira ko niba urose inzozi usabwa kumenya ubusobanuro bw'izo nzozi warose, ikindi ugakurikizaho kuzisengera cyangwa se gusengera izo nzozi warose kugira ngo zizabashe gusohora amahoro. Ibiri ibibi Imana ibyirukane, ibiri byiza Imana ibisohore vuba. Reka turebe ubusobanuro bwa kane bw'inzozi zo kurota abageni babiri. Nyine nk'uko twabonye ko kurota abageni babiri kandi bishobora gusobanurwa mu buryo butandukanye bitewe n'uko inzozi zari zimeze, n'uko wiyumvaga
ubusobanuro bwa kane ku nzozi zo kurota abageni babiri nanone bishobora kuba byaba bisobanuye iki? Reka turebe ku ruhande rw'iyobokamana. Ese ku ruhande rw'iyobokamana kurota abageni babiri byo bishatse gusobanura iki? Aha nyine nakubwiye ngo biterwa nuko wiyumvaga kuri izo nzozi zawe, niba wari ufite ubwoba, niba wari wishimye, niba wari umeze ute, ariko niba rwose wari wishimye, dore icyo ngiye kugusobanurira mu ruhande cyangwa se ku ruhande rw'iyobokamana. Aha kurota abageni babiri ku ruhande rw'iyobokamana ariko kandi wumva wishimye bisobanuye isezerano rishya, cyangwa se bisobanuye isezerano rishya n'umugisha wikubye kabiri. Aha rwose niba warose ubona abageni babiri, menya ko rya sezerano ryawe rishya ugiye kuribona, cyangwa se ugiye kubona isezerano rishya. Ikindi kandi ugiye kubona umugisha wikubye inshuro ebyiri. Rwose niba warose inzozi nk'izi ngizi ukarota ubona abageni babiri mu nzozi, icyo bisobanuye ngira ngo twabonye ubusobanuro bwa mbere uko bisobanura amahitamo abiri akomeye mu buzima. Ubusobanuro bwa kabiri twabonye ko ari ibyishimo n'imigisha myinshi cyangwa se amahirwe abiri. Ubusobanuro bwa gatatu kuri izo nzozi twabonye impinduka ebyiri ziza mu buzima bwawe. Ubusobanuro bwa kane ari nabwo dusorejeho uyu munsi kuri izi nzozi zo kurota abageni babiri bisobanuye isezerano rishya, cyangwa se ugiye kubona umugisha wikubye inshuro ebyiri. Urumva ko rwose rero niba warose izo nzozi ariko kandi ukumva wiyumvaga wishimye cyangwa se wumvaga ufite umunezero mwinshi, menya ko ari icyo ngicyo bisobanuye. Ikindi nanone, niba wariyumvise nk'umuntu ufite ubwoba cyangwa se utishimye, uratwandikira muri comment kugira ngo mu yindi video tuzagusobanurire wowe warose izo nzozi ukumva ufite ubwoba bwinshi cyangwa se ukumva nta munezero ufite. Ko wari ufite umunezero rero, ngicyo icyo bisobanura tumaze kukibona. Inzozi rero kuri Good TV Rwanda ni akagaruka, buri munsi duhora tubifuriza amahoro n'imigisha biva ku Uwiteka. Mwamfura mwe turabakunda, mukomeze kugubwa neza cyane ndetse no kugira umwaka mushya muhire wa 2026 uzababere umwaka w'umunezero, uzababere umwaka w'ibyishimo ndetse n'imigisha myinshi, uzababere umwaka wo kubona imigisha cyangwa se umugisha wikubye inshuro ebyiri. Ikindi kandi rya sezerano ryanyu rishya Imana yongere irigire rishya kandi yongere igire isezerano rishya namwe rwose. Uzabera umwaka kandi nanone wo kugira amahitamo meza mu buzima, umwaka mwiza wo kwegera Imana, umwaka w'impinduramatwara. Ngira ngo buri munsi kandi kenshi mpora mbifuriza impagarike n'ubugingo. Inzozi zacu kuri Good TV Rwanda nakagaruka. Ciao 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 ciao. Ntibagirwe gukanda subscribe wamfura we, ukanda like, share ndetse no gukora comment, utubwire igitekerezo cyangwa se uduhe inzozi twazagusobanurira. Kuri washaka kuduhamagara, waduhamagara kuri 07880845 02. Murakoze cyane, turabakunda. Shalom.